Amahoro bwoko bw'Imana ndabasuhuje cyane bakunzi ba Irera TV1, ndabasuhuje bwoko bw'Imana aho muherereye hirya no hino ku isi. Yego ubasuhuza ni Sibomana Anastase, ubwoko bw'Imana. N'ubundi nejejwe nuko mukunda kubana natwe mu biganiro binyura kuri Irera TV1, dusangira hamwe tureba icy'ingenzi gikwiye gukorwa nk'ubwoko bw'Imana kugira ngo duhore n'ubundi tumenyekanisha ukuri kwa Data wa twese uri mu gihugu cyo mu ijuru. Rero bwoko bw'Imana tugeze muri uyu mwanya wo kumva iby'agaciro dusangirira hamwe, nagira ngo n'ubundi dukomeze twibukiranya iby'ingenzi, dore ko n'ubundi byo twigira hano kuri Irera TV1 ari byo by'agaciro kuri twe ndetse na bagenzi bacu ndetse n'abazadukomokaho. Ni byiza yuko tubonye uburyo twanabyandika byaba byiza, kugira ngo kuri twe ku giti cyacu bidufashe, cyangwa tube twanabona uburyo tubisangiza n'abandi mu buryo butworoheye. Rero nk'ubwoko bw'Imana n'ubundi kwigisha no kumenyesha abandi ni iby'agaciro kandi ni iby'ingenzi, dore ko n'ijambo ry'Imana ribishimangira mu rwandiko Pawulo yandikiye Abikorino, urwandiko rwa 2 ibice 5 umurongo wa 18, ababwira ati ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Urumva ko umurimo wo kuyunga n'abandi ni uwacu nk'ubwoko bw'Imana. Rero nk'ubwoko bw'Imana ni byiza cyane yuko dusangiza n'abandi icyo tumaze gusobanukirwa, kuko wamenye amakuru meza kandi wamenye iby'agaciro ntabwo wabyihererana, bimenyesha n'abandi kugira ngo ubasha kubikoresha no kubyitaho cyangwa no kubyubahiriza nawe agiye mu byiza byabyo n'inyungu zabyo, iz'uyu munsi ndetse n'iz'ahazaza, nk'uko twagiye tubibona mu biganiro byagiye bitambuka. Rero mureke turebere hamwe incamake y'amateka yaranze iyi tariki cyangwa aya matariki turimo y'iyi minsi. N'ubundi turi ku itariki 27 z'ukwezi kwa 12, tugiye kugaruka ku mateka. N'ubundi tugiye kugaruka mu mateka y'uyu munsi, turakomeza dusobanukirwa amateka ya Noheli yabaye ku ya 25 z'ukwezi kwa 12 ku bantu bayemera. Yego turagira kandi dukomereze muri kino kiganiro tumenye amateka mu iyobokamana, turasangamo imigenzo n'imihango abagize itsinda ry'abahamya ko bakora iby'Imana ishaka bakora, ndetse kugeza n'uyu munsi hari abantu benshi bagendera muri iyo mihango ndetse n'iyo migenzo. Yego nk'ubwoko bw'Imana turaza kureba ku icyo ngicyo, turebe n'icyo Bibiliya ibivugaho. Rero nk'ubwoko bw'Imana intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, ndetse tumenyekanisha by'umwihariko inzira yo kujya mu bwami bw'Imana. Kandi ubwoko bw'Imana tuboneka hirya no hino ku bw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu, kuko mbere Yesu Kristo ataraza mu isi, ubwoko bw'Imana bagenzi bacu babonekaga mu gihugu cya Isiraheli gusa. Yego rero ubwoko bw'Imana duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana ndetse no gusobanukirwa icyo Imana Data wa twese ishaka, kugira ngo abe aricyo dukora nk'ubwoko bw'Imana, kugira ngo dukore igikwiriye nk'ubwoko bw'Imana, cyangwa nk'abazagororerwa ingororano nk'abana b'Imana mu bwami bw'Imana. Rero ndabashimiye cyane ubwoko bw'Imana, n'ubundi buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa duhuza umutima ku by'iwacu mu ijuru, dore ko n'ijambo ry'Imana ribishimangira, bitanga umugabo kw'icyo tuvuze mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi ibice 3 umurongo wa 1 kugera ku murongo wa 2, ababwira ati nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana, mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi. Nguko ubwoko bw'Imana nyirizina. Rero abo turi bo, ndetse n'icyo dukora n'icyo tugambiriye gukora nyirizina. Rero ubwoko bw'Imana muherereye impande n'impande, dusangize n'abandi ubutumwa bwiza. Yego bagenzi bacu twe kubyiherana nabo tubibagezeho. Yego rero ubwoko bw'Imana tugiye kurebera hamwe ku buryo burambuye amateka yaranze iyi minsi turimo nyirizina. Tugiye kugaruka ku byabaye cyangwa ku mateka yabaye ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12, niyo tugiye kugira gute kugarukaho n'ubundi, kugira ngo dusobanukirwe byinshi kurutaho kandi tumenye byinshi cyane mu gihe gitoya. Rero
nk'ubwoko bw'Imana turibaza tuti ese ubundi abantu babayeho mu gihe cy'amateka bakoraga iby'Imana ishaka cyangwa bakoraga ibimusanye n'iby'Imana ishaka? Kuko n'ubundi nyirizina ubuzima tubamo hari abantu bibeshya bakanatubeshya ko ari ubwoko bw'Imana, ariko n'ubundi aho bahoze imitima yabo harabagaragaza cyangwa harabatamaza nyirizina. Niyo urebye urwandiko Pawulo yanditse, urwandiko Pawulo yandikiye Tito igice cya mbere umurongo wa 16 harabavuga ngo bavuga yuko bazi Imana ariko bayihakanisha ibyo bakora. Bene abo nabo kwanga urunuka, n'abatumvira Imana, no ku mirimo myiza yose ntacyo bamaze. Rero tugiye kureba nyirizina ku buryo burambuye kuri ya ncamake twamaze kuvuga haruguru, turebe icyo amateka abivugaho. Dukomeje amateka ya Noheli. Noheli yizihizwa ku ya 25 Ukuboza, kandi ni umunsi mukuru w'itsinda ry'abahamyaga ko bakoraga iby'Imana ishaka, kandi ni umuco ku isi hose ku bantu babyemera. Yego, mu myaka irenga 2000 abantu ku isi bagiye bayubahiriza, yego, n'imihango n'imigenzo y'abagize itsinda ry'abahamya ko bakora iby'Imana ishaka, ndetse n'iy'isi, yego, n'iy'isi ku bantu babyemera. Yego, iyi mihango, imigenzo yose bagendaga abantu bayubahiriza nyirizina. Ni nk'uko tubuze gusanga n'ubundi abo tubana muri sosiyete mu buzima busanzwe, hari abantu baboneka mu migenzo runaka n'imihango runaka, kandi n'ubundi bayishyira mu myemerere, kandi ugasanga nirimo kugaragara mu by'Imana yatumenyesheje. Icyo gihe usanga umuntu uri mu murongo wo kubahiriza no kugendera mu bintu niyo byaba bimaze igihe kirekire, ariko Imana itarabivuzeho ngo tubigenze gutya na gutya tubyubahirize, icyo gihe aba ari mu murongo w'ikinyoma, cyangwa ari mu murongo wo kwigomeka ku Mana, kuko byumvikane yuko yabizanye mu myemerere kandi Imana ntacyo yabivuze ko tugomba kubikoraho. Amateka akomeza avuga ngo itsinda ry'abahamyaga ko bakoraga iby'Imana ishaka bizihizaga umunsi wa Noheli nk'isabukuru y'ivuka rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nyirizina rero cyo tugarutse ku mateka, dore ko twagiye tunabivugaho kenshi, nimba warakurikiye n'ibindi biganiro twagiye dushyira kuri uyu murongo duhuriyeho nk'ubwoko bw'Imana, twasanze yuko iyi sabukuru cyangwa igihe cyo kuvuka kwa Yesu Kristo ntabwo kizwi, ntabwo cyamenyeshejwe abantu, ntabwo twabimenyeshejwe. Rero iyo habayeho kuvuga ngo abantu bagiye kwizihiza itariki Yesu Kristo yavukiyeho, bakanayemeza ati ni iyi ngiyi, bagakora ibintu runaka, icyo gihe ntabwo baba bari mu murongo w'ukuri kw'ijambo ry'Imana, kuko ku bizera Yesu Kristo nk'umucunguzi mu bugingo bwabo, duhamya ko n'ubundi Yesu Kristo yabayeho. Kubaho kubwo kumutunga no kubahiriza icyo nyirizina usabwa kumwubahirizaho, iyo wamwizeye ko yagucunguye ku musaraba i Golgota ku bw'ibyaha byawe, ko yazize ibyaha byawe, icyo gihe uba umwere ubiheshejwe na Yesu Kristo, kandi uba wubahirije buri kimwe cyose agusaba yuko wakubahiriza kuri we. Rero iyo ubizanye mu ibinyoma no kwihangira gukiranuka guturutse kuri wowe cyangwa mu bitekerezo byawe, cyangwa n'abakubanjirije, cyangwa n'abo wita bakuru kuri wowe, icyo gihe ntabwo uba uri mu kuri kw'ijambo ry'Imana, n'uba uri mu murongo w'ikimana ivuzwa cyangwa ishaka. Rero nyirizina dukomeje amateka akomeza avuga ngo umuyobozi w'itsinda ry'abahamyaga ko bakoraga iby'Imana ishaka, inyigisho zabo z'aba ngaba n'ubundi, inyigisho z'aba ngaba bagize itsinda n'ubundi, aba ngaba bafite umuyobozi nk'itsinda ry'abahamyaga yuko bakora iby'Imana ishaka. Inyigisho zabo zabaga zishingiye kuri iryo tsinda ryabo nyirizina n'ubundi.
nta kuvuga ngo rishingiye ku cyo Imana yavuze, ahubwo bo nyirizina umurongo barimo nuko bari ahantu hamwe cyangwa ari byo bahuriyeho, inyigisho zabo zabaga zigendanye n'iryo tsinda barimo n'ubundi nyirizina. Batagiye kuvuga ngo Imana yabivuzeho iki, ishaka ko tubikora gute, ugasanga bari mu murongo w'ibyo bo bitekerereza bo ubwabo nyirizina, mu mihango y'abantu cyangwa amategeko yashyizweho n'abantu, ugasanga bishyiriyeho ikintu bo bagiforomye yuko kiri mu bushake bw'Imana ari byo biremeye. Ariko ijambo ry'Imana rikavuga ko abantu basuzugura gukiranuka kw'Imana babitewe n'iki? Kuko batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko, bigatuma bihangira gukiranuka kwabo. Gukiranuka kw'abantu rero iyo babyishyiriyeho n'ubundi, niyo babyubahiriza 100%, ndetse niyo babyubahiriza 150%, ntabwo Imana ibishimira kuko atari wo murongo Imana yashyizeho. Yego, dukomeje aya mateka icyo akomeza avuga, akomeza avuga ngo imigenzo izwi cyane harimo iyo bubahirizaga nyine, cyangwa n'ubu ngubu bacyubahiriza, imigenzo izwi cyane harimo guhana impano, yego, gushushanya ibiti bya Noheli, kujya mu nzu, kujya mu mazu cyangwa mu nzu, yego, bahuriragamo nk'itsinda ry'abahamya ko bakora iby'Imana ishaka, ndetse harimo no gusangira amafunguro n'umuryango n'inshuti, kandi byanze bikunze babaga bategereje ko imigenzo ya Santa Claus uzwi nka Père Noël igera. Yego, rero Ukuboza ku itariki 25 umunsi wa Noheli ni umunsi w'ikiruhuko muri Amerika kuva mu mwaka w'1870. Amateka n'ubundi tumaze kumva twayatangarijwe n'urubuga rwitwa history.com. Yego, rero nk'ubwoko bw'Imana tugiye kureba icyo Bibiliya ivuga kuri aya mateka tubonye. Harimo imigenzo, imihango abantu bubahirizaga, ariko nyirizina ari itsinda ryabaga cyangwa abantu bagize amatsinda bishyiraga hamwe bagashyiraho umurongo ngenderwaho batarebye ku cy'Imana nyirizina yo isaba abantu ko bakora. Rero ntabwo bo turi bugendere mu murongo w'ibyo bakoraga, ahubwo turava mu kinyoma cyabo, turebe Bibiliya itubwira cyangwa icyo Imana yatubwiye muri Bibiliya aba ari cyo twubahiriza nk'ubwoko bw'Imana. Tugiye kureba icyo Bibiliya ivuga mu rwandiko, mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, ibice 7 umurongo wa 7 kugera kwa 9, haravuga ngo bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Hano ijambo rikomeje ritwereka icyo ribivugaho, ngo basengera Imana ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Nyirizina no gusenga byonyine, uzamura isengesho usenga cyangwa urimo kuganira n'Imana, reba nyirizina ese urimo kugendera uko Imana ibishaka cyangwa urimo kubahiriza uko Imana yabishyizeho bikwiye gukorwamo. Rero ngo ijambo rivuze ngo ko bayisengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Ureba niba urimo kwigisha ibigendanye n'amategeko y'Imana, nimba atari amategeko y'abantu nyirizina, nibwo uraba uri mu murongo wa nyawo, utaba urimo gukorera ibintu ubusa cyangwa b'imfabusa, ibyo waba ukora byose bitaza guhinduka ubusa. Yego, itegeko ry'Imana murirekera gukomeza imigenzo y'abantu. Rero ngo ijambo rigaragaje yuko barekaga icyo Imana yo yashyizeho cyangwa yamenyekanishije mu bantu, bo bakagendera mu mategeko y'abantu. Yego, ariho ijambo rivuze ngo itegeko ry'Imana murirekera gukomeza imigenzo y'abantu. Wumve habayeho gukuraho iby'Imana bajya gushyiraho iby'abantu, akaba ari byo bubahiriza, cyangwa bakava mu itegeko ry'Imana bakajya mu itegeko abantu bashyizeho. Icyo ngicyo rero ntabwo ijambo ry'Imana ribidushimira yuko twagendera ku byo abantu bashaka, ahubwo tugendera ku by'Imana ari nyirizina noneho ishaka. Ngo kandi ati musuzugura neza itegeko ry'Imana ngo muziririze imigenzo yanyu. Yego, bikwiye yuko nyirizina ubundi dushaka uburyo ki tumenye icyo Imana ishaka, akaba ari cyo tuza gukora.
kuko nihabaho gusuzugura itegeko ry'Imana, hakabaho kuziririza cyangwa kubahiriza imigenzo y'abantu cyangwa ibyacu twaba twishyiriyeho, icyo gihe biraba ari ikibazo, nta nubwo turaba turi mu murongo w'iby'Imana ishaka cyangwa w'Imana yashyizeho. Rero dukomeze tureba irindi jambo ry'Imana ry'icyo ribivugaho mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice 2 umurongo wa 1 n'uwa 2 havuga ngo namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu. Yego, hano herekanye yuko hari abazuwe bari bishwe cyangwa bapfuye mu gihe bari barikiri mu bicumuro n'ibyaha byabo. Rero kuzuka ijambo riba rivuze ni umuntu wavuye muri ibyo byaha cyangwa wavuye muri ibyo bicumuro abivanywemo na Yesu Kristo kubwo kumwizera yuko yamupfiriye kubw'ibyaha bye, icyo gihe abazutse. Rero umuntu n'ubundi utarava mu byaha bye, utarizera Yesu Kristo ko yamupfiriye, icyo gihe ababarwa nk'utariho n'ubundi. Ijambo rikomeza rivuga ngo ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'iyi si, yego, mugakurikiza umwami utegeka ikirere, ari we mwuka ukorera mu batumvira. Umuntu n'ubundi ukiba mu migenzo, ukiba mu mihango runaka, ukiba mu bintu binyuranye n'icyo Imana yavuze kandi abishyira mu myemerere, icyo gihe n'ubundi aba arimo kuyoborwa cyangwa arimo gukurikiza iby'umwami utegeka ikirere, ari we mwuka ukorera mu batumvira. Icyo gihe kandi aba atarakazuka mu buryo bw'umwuka, aba akitsikamiwe cyangwa kiri muri cya cyaha cy'urupfu twashyizwemo na Adamu, kuko umuntu azuka akuwemo na Adamu wa nyuma, ari we Yesu Kristo, amukuyemo kubwo kumwizera ko yamupfiriye akaba arazutse. Turebe irindi jambo ry'Imana ribivugaho kuri by'ibyo tugomba kwitwara n'ubwoko bw'Imana. Iyo turebye mu rwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 4 umurongo wa 3 niho havuga ngo kuko igihe cyashize cyari gihagije gukora iby'abapagani bakunda gukora, no kugira ingeso z'isoni nke n'izo kurarikira, no kunywa inzoga nyinshi, no kugira ibiganiro bibi, no gusinda, n'imigenzo izira cyane y'abasenga ibishushanyo. Ubwoko bw'Imana, bantu mudukurikiye kuri Irera TV1, ni byiza yuko dusangira byimbitse ijambo ry'Imana kandi tukarisobanura uko riri. Ijambo ritweretse yuko igihe gishize cyari gihagije cyo gukora ibyo abapagani bakunda gukora, harimo imigenzo n'imihango n'ibikorwa runaka bitaboneka mu by'Imana yatumenyesheje mu byanditswe muri Bibiliya. Kuko ikiri buze gukorwa cyose kitari mu by'Imana yatumenyesheje tugomba gukora mu byanditswe muri Bibiliya, icyo gihe turaba turimo gukora ibyo abapagani bakunda gukora. Ni nk'uko n'ubundi uraza gusanga mu buzima ubayemo hari abo uri buze gusanga bagikora ibyo ngibyo by'imigenzo n'imihango Imana itavuze mu byanditswe muri Bibiliya, kandi nabo babizana mu myemerere. Icyo gihe baraba bakiri mu murongo n'ubundi wo gukora ibyo abapagani bakunda gukora nyirizina. Ako ijambo riravuze ngo kuko igihe cyashize cyari gihagije gukora ibyo abapagani bakunda gukora, no kugira ingeso z'isoni nke n'izo kurarikira, no kunywa inzoga nyinshi, no kugira ibiganiro bibi, no gusinda, n'imigenzo izira cyane y'abasenga ibishushanyo. Ubwoko bw'Imana ndabashimiye. Rero n'ubundi nk'ubwoko bw'Imana duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa. Duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru, turimo kureba icyo Bibiliya ivuga, turimo kureba icyo Imana yatwandikiye mu byanditswe byera muri Bibiliya, kugira ngo abe ari cyo dukurikiza. Tugire ishyaka ryinshi cyane, tugire umwete wo kugumya gushakisha no gucukumbura icyo Imana yatumenyesheje mu byanditswe muri Bibiliya kugira ngo tubyubahirize. Yego, ushobora kuba waravutse ubwa kabiri ubiheshejwe no kwizera Yesu Kristo umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Yego, ukaba warabaye umwana w'Imana, ariko birakwiye yuko
umwana nawe akura cyangwa asobanukirwa byinshi akwiye kubahiriza nk'umwana mu rugo nyirizina. Yego rero ubwoko bw'Imana ndabashimiye. Yego intego yacu n'ubundi ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, ndetse by'umwihariko kumenyekanisha inzira yo kurijya mu bwami bw'Imana. Rero ubwoko bw'Imana turabashimiye. Yego mwari muri kumwe na mugenzi wanyu ubwoko bw'Imana Sibomana Anastase, kandi bifuriza kugira ngo amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe, mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu umwami wacu. Murakoze cyane.